subscribe. Jay here. Nongere mbasuhuze ku bantu mwakoze subscribe, suhuze n'abagiye kuyikora kandi nawe utarayikora ushishikarize kuyikora, kuko ahangaha niho uzasanga utuntu tw'ubwenge, utuntu twiza cyane, kuko nicyo kintu twiyemeje. Haba utuntu tujyanye na business zitari scam, uzazidusanga na utuntu tujyanye n'utu megabyte internet, so bese ibintu bijyanye na technology twe turahari nkuko duhora tubibabwira. Rero guceceka kwacu ntago kwari guceceka cyane, ahubwo hari ibindi twari turimo. So guys, ngira ngo wenda mu minsi mikeya hari video naje mbereka proof ya Ripapari, naje mbereka proof yuko nabikuye muri Ripapari agency. Ku bantu batajya bemera, n'abantu bambwiye ati twereke proof ya video uri kubikura, ubundi tubone kwemera yuko business yawe ikora. So icyo gihe nibwo duherukana. Noneho guys, ubu nje kubereka kuri internet nshyashya. Hari abantu bavuga ko internet z'ubuntu zitakibaho, haravuga ko nizibaho zabananiye. Iyi rero nje kubereka ukuntu irakoreshwa n'abantu yananiye gukoresha, batazi ngo bayikoresha bate, batazi ngo bayisettinga bate, bayikorera setup nyine nk'uko mbivuze. Ni gute bayikorera connected bagatangira kuyikoresha. Ibyo nje kubereka guys. Ni ukuvuga ngo rero mbere na mbere mbanze mbereke yuko nimwitegereza neza hejuru ku ma network hafunguye network ya mbere, ibyo twakwita network ya mbere cyangwa se sim card ya mbere. Ubwo sim card ya mbere mvuga ni MTN. Ikindi ndaza kubereka no ku ruhande, murabona akantu k'akabazo aka konsanzwe ngira ntiwenda musanzwe mukamenyereye guys, aka ko nizere ko mukamenyereye. Ni ukuvuga ko kariya gastaff rero icyo kavuze ni iki, kariya gastaff kaba kariho akabazo, akabazo ugasanga munsi y'akabazo hariho utuntu tw'ama network, tw'utukoni duhagaze, harimo gato hakabamo n'akanini. Rero kariya icyo gashatse kuvuga, kaba gashatse kuvuga ko nta megabyte ufitemo cyangwa se MBs. So nimanura gatoya muraza kureba ko simukadi ya mbere ari MTN. Ngiye rero imirongo yose ndayikoresha. Naka kabazo uraza gusanga hano handitseho ngo Android system, kakaba kanditsweho byanyabyo ngo sign in into network MTN Rwanda. So guys, no kuvuga ngo iyo niyo simukadi itariho mega kandi tugiye gukoresha. Noneho mbere na mbere no kuvuga ngo urajya muri internal storage yawe iyo ari yo yose ukoresha. Urugero reka mvuge ko wenda ngewe ndaza ninyurira no muri settings. Aha muri settings, ninyura muri setting niho ndi bukore file muri buze kuza nkabahereza, ariko ubwo ikintu ngiye kubereka no kubereka ukuntu muri buze gusettinga internet yanyu mu minota itarenze 2 ubundi mukaryoherwa na internet y'ubuntu. Guys, ni kuvuga ngo mbere na mbere application nje kubereka cyangwa se internet nje kubereka bayita HTTP injector. HTTP injector kugira ngo murayibona HTTP injector. Hari abavuga ko idakora, hari abavuga ko yabananiye, hari abavuga ko mbese batazi uburyo bayikoresha, ibintu nk'ibyo bakumva yuko idakora. Guys, nkuko murabona nizo bita, hari nizo bita nka Hatchon Plus. Rero acyari yayindi rwose, naho yagiye, yewe nigira naho ijya hazaza izindi zisimbura, ariko ndakeka zose zikora nkayo, kuko wenda nubwo iyo wenda agira ikintu bita ingufu mu bintu bijyanye n'ama download, ikagira speed hambaye n'ingufu byahatari, ariko n'izi ngizi zihari nka Stack. Urugero Stack VPN iri muri application ziri gukora neza muri no minsi. N'ingi HTTP injector iri gukora kimwe na Stack rwose, ariko HTTP injector iyo ni kuri MTN gusa, ntabwo ikoresha Airtel. Ubwo kubakoresha Airtel na MTN ni kuri Sox IP MTN
Stark VPN. Ahangaha kuri Stark VPN, MTN na Tigo na Airtel birakora nta kibazo. Noneho ahangaha hagati nituza kureba turasangamo Ichitano Plus yo impinduka zabaye kugeza na n'ubu ntirahinduka. Hari haje icyo bita MTN igeraho ikora nk'iminsi 2, ikora mbese ubona nta ngufu, tuza kuyihorera. So noneho ubwo nukuvuga ngo cyo kubereka ni HTTP injector. Kurikirana neza video, nkibutse gukanda subscribe, kandi nawe utarayikanda ushishikarize kuyikora. Nshimira n'abayikanze subscribe. Ya ubu ngubu rero tugiye kunyura muri setting, tumanuke kuri storage. Storage gira ngo murayibona hasi. Storage niho turi buze kunyura, niho turakirika. Urugero ndi kubereka twagezemo. Noneho urabona ko ni internal storage, niyo bacange. Hari abatazi kujya muri internal storage banyuze muri setting, akaba yakanda hano ahangaha. Oya, ikintu uzakora cyangwa se uzajya ukora, ukirika hano hejuru kuri internal shared storage. Hariho total space, na giga zabyo byose bihari, ibyo mberetse. Kirikeho, ubwo uzahita umanuka. Bizaterwa na telefone ukoresha, ushobora gusanga harimo file ukaba ariyo winjiraho, ariko ngewe harimo icyo bita Explorer. Ngewe ubwo nawe niba ufite hameze gutya niho uzakirika. Guys, nkuko mubibona rero twageze indani muri file cyangwa se muri folder. Ubwo file zanjye ziri aho ngaho kuri download, niho ziri, niho ngiye ukirika. Nkuko mubibona rero hari iya mbere, harimo Airtel Stark Free Dutch. Ubwo iyo ngiye kubereka ni ngiyi Shadow Socks EP2 cyangwa se episode ya 2 muri makeya. Ku bakunzi b'amafilmi barabizi episode ya 2. So akarango rero niyo ehi, niko kazayiranga ehi. Tuyikiritse tujyana muri application direct instant, tukategereza ikarodinga. Ubwo nuko isa, urabona ko ifite iminsi 64 niyo imaze hanze iyi file ikoreshwa, iminsi 64. Tukigeramo rero urabona bisa gutyo. Ayo ni ama flags cyangwa se amadarapo. Ubwo ibyo ni ibihugu byose bikoresha ino file cyangwa se bikoresha ino file. Ikintu tuzakora, tuzahita dukanda ahangaha kuri proxy. Aho ngaho tuzakanda kuri Cargo Fresh kagiye ergiriya iburyo bwawe. It's okay. Niko tuzakirikaho kareba iburyo bwawe. Nugakirikaho bazakuzanira iri jambo bita ukanda OK. Uzahita ukanda OK. Guys, ugikanda OK bazahita bakugeza ahangaha. Niho ruzingiye rwose. Ndakeka abanyuma bashobora kuba bigerera hano bigahita bibajabuka, bagahita bisubirayo bikabananira. So aha niho ruzingiye rero, mwitegereze neza. Nkibutse gukanda subscribe kuri YouTube channel Jayima, kugira ngo uze ubona ibintu byinshi twakoze. Uzategereza birodinge, gusa sina ngombwa ngo utegereze birodinge, bizaterwa n'icyo ushaka. Kanda subscribe, kande nakazogera, ukande na all kugira ngo notification zose zijye zikugeraho mu gihe kandi mu ba mbere vuba.
ushobora gushaka ikintu zashaka ibihugu bibiri, United States na United Kingdom. Uzamanuka hasi, manuka hasi. Icyambere murabona ko ari United Kingdom. Uzagerageza aho na hambere nkweretse. Nshatse kubereka ko hari abacika intege ahambere hakanga bahita biciraho. Uzahitamo ako kanditseho UK. Ukirikaho. Ukimara gukirika zahita kuzinira connected ku kajambo, niko uzahita ukandaho. Uzahita ukanda kuri akajambo ka connect, kuconnecta nyine ya save. Ukigera aho ngaho rero urabona bahise bakuzana nka sava. Ubwo icyo gihe icyo ukora ukanda kuri remote proxy. Noneho ubwo ahangaha nta gihinduka 80 nk'uko bisanzwe turi mu Rwanda. Ukibikora gutyo uzahita ukanda bahise baguha sava ya UK2 ya kabiri. Uzahita ukanda save. Ugikanda save rero bahita kuzana hahandi kuri page ya mbere tena. Ikintu uzahita ukora uzahita ukanda start. Uzakanda start. Bivuze ngo byakunze ko nta kindi kintu watubwiye cyo tugiye gukora ni start. Ubwo ugikora start ni direct. Iyi application ni nziza cyane rwose, ntabwo igoranye. Direct ako kanya connection zitazijyaho. Tutegereze. Nababwiye ngo niramuka yanze turete tujya gukoresha ya United States. Mwibuke ko turi gukoresha ari sava yo muri United States of Kingdom. Murabona ko ikoze neza cyane, ari nayo ya mbere. So guys, iyi ni United Kingdom, niyo isi ifunguka. Murabona ko yabaye connected. Bibutse neza naberetse yuko nta network, nta megabyte mfitemo. Yabaye connected successfully. Ubungubu twajya ku mbuga, twajya WhatsApp, twajya Twitter, Google, hose YouTube nukurebaho rwose, nugukozaho. Nababwiye ngo nubwo wenda zitafite speed iri hejuru mu buryo bwa download, ariko ibindi byose zifite umuvuduko. Video wayireba idahagarara, idacikagurika. Yewe wakora icyo ushaka cyose, ariko ugiye gukora download wenda ahita ubona ko zitandukanye na nani na hata no plus. So nubwo wajya kuri YouTube, wajya kuri Vidmate, WhatsApp, Twitter, Telegram, wajya aho ushaka hose rwose wahajya. So ntutse gukanda subscribe ku muntu utarakora subscribe kugira ngo ajya abona udusha twacu twose. Thanks. Subscribe. Stay here.